mbona nicariye ahantu niryamiye ibitotsi byanze, nkaryama nkajya hirya nkajya hino no hepfo, ibyo kuba ari kurira ibyo nubimbaza, ariko numva ndashonje, menya ko ari inzara yari iri gutuma mbura ibitotsi. Ndavuga ati ariko kanze mpamagare mushuti wanjye, ndabizi akora delivery, ndebe ko yanzaniye icyo kurya. Ati mbwira ati rwose banga ndashonje, inzara imereye nabi, nabuze n'ibitotsi, gira vuba vuba. Urabona yari fast kabisa, ndi kwinanura, inzara imeze nabi. Iryo ngiye kumva numva baraje arakomanze, gusa sinamenye impamvu yanze kwinjira ngo aza ndebe, ahubwo agakomanga. Nagiye no kubireba nsanga yagiye yabiteretse yagiye. Ndaza ndicara neza rwose, ndabanza ndasenga niragiza Imana, ariko numva nicaye nabi, numva akabuno kari kubabara. Ndongera ndasenga, maze gusenga tayari tangira ku cyakura cyanjye. Ubwo rero mbere y'ibyo byose nari namutumye ibirayi n'ifiriti, nari namutumye ibirayi n'ifiriti by'amafaranga 5,000. Kanze ndebe sasa, gusa nabona ari binini, nabonaga ari binini. Ubwo rero ubwo nakuragamo sinzi ikintu nabonye, ndareba baza n'ibiki bikatari byo nabatu. Kumbe yari amavuta yo kwisiga. Kumbe basani ibyo nabatumye banzaniyemo n'amavuta ngo nimara kurya nisige. Ndavuga ati reka niri, kumbe nkozemo nanone nsanga ni envelope, ni igipfunyika bari bantuburiye. Ndongera ndebye, mfunguye ndebyemo neza, nsanga ikirayi kiriyeho. Ndibaza ati se bari abantu bakora delivery koko, mbona n'agafiriti kamwe. Ndavuga ati nuko babigenza se. Nahise ndambura, mwirebere nawe mwese, mwirebere ukuntu bimeze kabisa, murebe ibintu bankoreye. Ndabara mbona ni ifiriti 2 n'utumanyu 2 tw'ibirayi. Ndavuga ati noneho kambaye kabisa, banyicishije inzara. Ngiye kubirya ndavuga ati sha, ibi biryo reka mbiretse. Ndavuga ati ntago rwose 5,000 byanjye nabirira kuri ibi biryo bingana gutya. Ngo nyine ngo ntabura byose, nahise nkora mu tuvuta siga wenda no mu maso, kuko ubanza ari cyo bari bayazaniye. Ndavuga ati reka nze njye kubibasubiza baragaceza. Ubwo nibwo nahise nigendera, gusa n'umujinya n'akababaro.